hari gutegurwa inama ikomeye cyane yitwa Consensus izaba ku itariki ya 6 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 izabera Miami. Nguhaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Ujibana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye turushaho kukugezaho. Hanyuma kandi hari ikibazo cyangwa igitekerezo wumva ushobora kudusharinga, ni ngombwa kucyandika muri comment kubera ko irafunguye. Nkuko twari tubivuze ku itariki ya 6 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 hateganijwe inama ikomeye cyane yitwa Consensus ihuriza hamwe abakomeye cyane mu isi ya cryptocurrency muri blockchain ndetse na Web3, aribo abashoramari, abahanga n'ibigo bigenzura amatiriyoni menshi y'amadolari kugira ngo barebere hamwe ibishobora kuba ari imbogamizi mu isi ya blockchain cyangwa se Web3 muri rusange. Iyi ni inama yatangiye kuba hagana mu mwaka wa 2015 itegurwa na CoinDesk. Kuva icyo gihe yabaye nk'umutima w'iterambere rya crypto ku isi. Ntabwo ari ibintu byahozeho ko haterana inama iganira ku iterambere rya crypto cyangwa se Web3 muri rusange, kubera ko aya mafaranga yahoze atemerwa na leta z'ibihugu na guverinoma bitewe nuko transaction z'aya mafaranga zitagenzurwa na banka, cyangwa se ushobora kuba wayakoresha cyangwa se ukayohereza ahantu henshi hatandukanye ariko atagiye gukora ibikorwa byubaka. Abenshi rero mu batavuga rumwe na guverinoma cyangwa se n'ubutegetsi bayakoreshaga mu nyungu zabo bwite kugira ngo hataza kuza kugenzurwa amatransaction bakoze. Bisa n'ibyahindutse mu mwaka wa 2015 kubera ko hatangiye gutegurwa inama zigaruka ku mikoreshereze y'aya mafaranga ndetse nuko bashobora kuba bayabyaza umusaruro. Yagiye ibera ahantu hakomeye nka New York City ndetse na Toronto. Icyo gihe abenshi mu bahanga mu bijyanye na blockchain bagiye batanga ibitekerezo bishobora kugenderwaho mu isi ya blockchain, ari nabyo ushobora kubona turi kubaho cyangwa se tubona mu isi ya none nyine ya blockchain, nko kuba nyine wahabwa uburenganzira bwo kubaka application kandi mu by'ukuri utarigeze wiga icyitwa programming n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuba wabona wishyuye ikiguzi kinini ariko bikaba byarahawe amahirwe nuko hari ababitekerejeho. Ahangaha niho usanga rero ibigo bikomeye nka Binance na Coinbase bishobora kujya muri iyo nama kugira ngo barebere hamwe amahirwe ashobora kuba yaturuka mu gukora cyangwa se mu mikoreshereze ya crypto muri rusange, cyane ko izi ngizi n'ubundi ari exchange ziri mu zikomeye ku isi zishobora kuba zibikwaho amafaranga menshi mu ma USDT cyangwa se na Bitcoin muri rusange. Aha rero abahanga n'abayoboye amasosiyete atandukanye, ama exchange n'ibindi bazahurira nyine kuri pano mu kuganira ibishobora guteza imbere iyi industry nyine ya crypto muri rusange. Wakibaza uti kubera iki iyi nkuru itangiye kuvugwa mbere? Ntago byari gushoboka nyine iyo bataba batumiyemo Pi Network ihuriza hamwe benshi mu bamayina. Pi yamaze kugera ku rutonde rw'abazajya muri iyo nama kandi ikazaba izaganirwaho nyine mu gihe hazaba harimo haba ibiganiro bihuza abayobozi bitabiriye iyi nama. Mu mwaka ushize muri Toronto, Dr. Nicholas Kokarisi yamenyekanishije Pi Network ku rwego rw'isi. Yagaragaje imbaraga Pi Network ikoresha n'icyerekezo cyayo, aho yagiye avuga ko bafite amamiliyoni y'abamayina ba Pi ndetse hari n'izindi miliyoni zimaze kuba zakora KYC ikaba yarabaye verified. Muri uyu mwaka wa 2026 kuri main stage Pi garutse muri iyi nama. Mu by'ukuri abenshi barimo baravuga bati n'ubuhe butumwa bukomeye kurushaho umuyobozi wayo cyangwa se wayishinze Dr. Nicholas Kokarisi azaba agiye kugenera abitabiriye iyo nama. Hazaba harimo abarenga 20,000 baturutse mu bihugu bitandukanye birenga 100. Isi yose izaba iri kureba nyine imishinga isa nifatika kugira ngo batangire bashoremo amafaranga. Ahangaha rero niho Pi ishobora gushakira amahirwe yo kuba yaza mu ziri imbere bitewe nuko yubatse. Ikibazo kimwe
ushobora kwibaza wakibaza uti se payi izabwira iki isi muri rusange. Abenshi batangiye gukotinga ku kijyanye na open mainnet bibaza bati ese ni open mainnet kuba nyine bayishyira ku isoko muri rusange, cyangwa ni partnership zikomeye yaba igiye kugirana n'ibindi bigo, cyangwa n'impinduka izazana mu isi ya crypto burundu nk'uko n'ubundi yabitangiye. Payi yatangiye kuzana impinduka ubwo yatangiraga gukorerwa mining kuri telefone, yari imaze kubaka ikindi gice gisimbura icyahozeho cyari cyarazanwe na Bitcoin cyo kumininga ukoresheje mining machine. Ibyo byatumaga hagenda umuriro utari muke, hanyuma kandi Payi irabyoroshya izana ibijyanye no kumininga nyine ukoresheje telefone. Ahangaha rero ushobora kwibaza uti se kubera iki Payi yatumiwe muri iyi nama? Niyo nyine iri kubaka ibisa na Web3 ugereranije n'indi mishinga igiye ihari cyangwa se igarukwaho, kubera ko muri Payi niho umuntu ashobora guhinduka umudeveloper atarigize yiga ibijyanye na programming nk'uko twari tubivuze. Muri Payi niho ushobora gusanga ama application akwemerera kugura, kwishyura service ukoresheje crypto muri rusange. Nta yindi project yari yagerageza kubyubaka ngo tubibone. Muri Payi niho usanga nyine abantu benshi bahurije ku gikorwa kimwe kijyanye na mining. Muri Payi hari byinshi bitandukanye bamaze kubaka, byabaye inkuru cyane mu gihe babihuzaga na Payi Launchpad. Abenshi mu bapiyoniye bagarukaho bavuga bati nibyo koko Payi imaze kuba yakora ibikorwa byinshi bitandukanye muri ecosystem yabo, ariko kandi yamaze gusohora ibijyanye na Payi Launchpad ari nabyo bisa nka hari stage ya nyuma ituganisha ku kijyanye na open mainnet. Abenshi bari kwibaza bati mu mwaka umwe gusa Payi imaze gufungura open network, ni iki kidasanzwe ishobora kuba yamurikira isi muri rusange, cyane kugereranije n'igihe iyi nama yaherukaga kubera Payi yamanutse mu gaciro. Ubu tuvuganira kuvunja 0.20 by'idolari, ntago biri kurenga. Ushobora kwibaza uti rero kubera iki ushobora kuba wakumva nyine ko hari byinshi igiye kuza nayo. Bari kubihuza n'ibijyanye n'uko Payi imaze kwiyubaka muri rusange, ibyo yashyize muri ecosystem yabo, ama exchange bamaze kugiranira imikoranire, abamayina barushaho kwiyongera umunsi ku wundi, ibijyanye n'uko yongeye gutanga coin mu banyamuryango. Byinshi bitandukanye biri kugenda bigarukwaho muri Payi ni ibijyanye n'iyi nama nyine bongeye gutumirwamo. Reka dutegereze byinshi barushaho kudutegurira. Mbere y'uko nsoza iki kiganiro, nakwibutsa buri muntu wese w'umupiyoniye ko kwibwa coin za Payi byongeye kugaruka. Abenshi bari gutaka ko bari gutwarwa Payi zabo, niyo mpamvu ugomba kwirinda ibijyanye no kuba watanga passwords zawe mu buryo budasobanutse, nko gukurikira ama video akwizeza ko hari inyungu ushobora kubona, gufungura ama link akubwira ko ari aya Payi kwa team. Ubwenge bwaragwiriye aho AI yatangiriye gukoreshwa, ibijyanye no gukoresha ubwenge buhangano bakubaka ikintu runaka. Niba umuntu ashobora gufata ifoto akayigenera script y'ibyo igiye kukubwira, nyamuneka ni ngombwa ko mwirinda kugira ngo mutagwa mu gihombo. Hari benshi bari gutaka ko bamaze kubura coin zabo kubera ko kuzitwara byo ni nk'amasinya, ntago byitwa cyangwa se bisaba ko abafite password yawe. Nabonye hari ababyitiranya n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo afite passwords abafite konti yawe, tubisubiramo inshuro nyinshi. Hanyuma reka dukomeze dutegereze icyo iyi nama ishobora guhindura mu isi ya blockchain muri rusange, kugira ngo turusheho kugira ubumenyi mu isi ya Web3. Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva, wowe twabanye muri ibi biganiro. Reka tuzahure mu bindi biganiro turushaho kugutegurira. Wibuke kujoininga group WhatsApp yacu, hanyuma ukomeze gukurikira amakuru atandukanye turushaho kukugezaho. Habaye hari ikibazo, igitekerezo, inyunganizi se wumva watugenera, ni ngombwa ko wayandika muri comment. Wakoze kubana natwe, Imana ikurinde.